ya ndavuze ngo reka nguhamagare ariko nyine nagomba kukubwira ko ndi live. Oya nta kibazo cyaka. Nubwo ntari butinde ko rumba ndi mu kazi ndi muri office. Ego. Ya okay, courage. So Emi, mbonye inkuru wakoze yo ku Gihe hari iwanyu. Iyi nkuru ivuga kuri Vestine n'umugabo we. Ibi bintu nibyo. Iyi screenshot twabonye eske ni kuri account ye cyangwa ushobora kuba ari na fake account ko bari kubivuga? Oya ni kuba kuri account ye na account ye wenda ibyo kuba fake account byo ntabwo ari byo wenda kuvuga ngo niwe cyangwa si we ni donc ane umuntu yaguhakinze a lot of times ashaka gushyiraho ibintu ashaka ariko nabibonye kuri Instagram ye nagerageje guhamagarira ne nka manager we ngo mubaze ntiyitaba urumva bashaka kuba bari ntekereza ko wowe uba muri Canada urabizi amasaha abanza sinzi isaha mufite ubwo ariko toute façon byari kuri Instagram ye kandi mbonye bahise babisiba so bishoboka ko ashobora kuba hise atekereza wenda nawe akabikuraho na abibaye atariye ubwo nabwo nyine araza kuduha indi statement ku buryo twagira ikindi tuvuga ariko pour le moment ngewe ndabifata nka source yizewe. Bafata nka source yizewe. Okay, aba na abantu bahora mu itanga winda kumva. Emi, ndatekereza nyuma y'ibyo winda kumva. Here we go. Twagiye umva we Sankara. Ugende nashaka kuvuga. Hari abantu banyumvishe na. Iniguri. Hari ibintu urikumva? Hari ibintu mu kiganiro narivugiye ngo Dorcas uzashaka kwirinda. Yego. Urikumva? Kuba narabwiye muri umuntu ngo nazashaka kwirinda nta kibazo mfite. Nta kibazo mfite. Buri muntu wese yagiye mu buzima atamenyereye ntagabo abura challenge muko. I know. Ariko nize neza na kibazo. I'm good, please. I'm good. Okay. Vestine kubona atari mu rugo byarangoye ko sinjya njya mu gitondo ariko yarambyutsaga nashije ibiryo ngwino urye nkagira courage ndamaze nk'ibyumweru bibiri kurya byaranze byarananiye mana yawe ndavuga ngo ndamuhamagara nijoro urumva n'umuntu wubatse no kumwubaha ndarana nawe none nanga no kwirarana Vestine ari umuntu dusengana bavuze ibintu bavuga ngo aratwite ngererererere nago nwite umvaga biteguye kuvuga ngo subirayo nta mahwa tuguze nje ibi bintu byarananyigishije mana uri mwite Imana kuni Imana nyikunda yaretse mbyibuha amatama mbyibuha amaboko mbyibuha indira yireka ntiyabyibuha kuko yari bizi ko muzambuka tubitangire hazira. Reka tubasuze kandi tubifuriza umunsi mwiza hani kuri MIE Empire tubabwira amakuru ajyanye. Reka tubabwire ko internet nziza cyane ari Mango 4G. Uyu munsi turi kumwe n'abakobwa bacu Vestine and Dorcas. Oya harya ujye mamagara ngo ariko Doroka. Agataze ngo sugabira nabikama. Ariko Doroka ngo genda ko none ukabeshire Vestine. Wani kiri kintu nashaka kuvuga. Hari abantu banyumvishe na. Iniguri. Hari ibintu urikumva? Hari ibintu mu kiganiro narivugiye ngo Dorcas uzashaka kwirinda. Yego. Urikumva? Kuba narabwiye muri umuntu ngo nazashaka kwirinda nta kibazo mfite. Nta kibazo mfite. Buri muntu wese yagiye mu buzima atamenyereye ntagabo abura challenge muko. I know. Ariko nize neza na kibazo. I'm good, please. I'm good. Okay. Twakamikazi Dorcas niga mu wa kabiri. Niga ku kigo bita ngo iki? GS Muzawani. Muravukana se? Turavukana. Ndi mukuru. Ni njyewe. Imyaka ingahe? 15. Wowe? 13. Uyarinze bakabari igikara se. Uyasa nande, wowe ugasa nande? Asa na papa kuba ndi igikara bakaba ari inzobe. Uzayibaza Imana nyaga njyewe. Ati uzayibaza Imana. Ya ndavuze ngo reka nguhamagare ariko nyine nagomba kukubwira ko ndi live. Oya nta kibazo cyaka. Nubwo ntari butinde ko rumba ndi mu kazi ndi muri office. Ego. Ya okay, courage. So Emi, mbonye inkuru wakoze yo ku Gihe hari iwanyu. Iyi nkuru ivuga kuri Vestine n'umugabo we. Ibi bintu nibyo.
iyi screenshot twabonye eske ni kuri account ye cyangwa ushobora kuba ari na fake account nk'abantu bari kubivuga? Oya ni kuba kuri account ye na account ye wenda ibyo kuba fake account ibyo ntabwo ari byo wenda kuvuga ngo niwe cyangwa si we ni donc hano umuntu yaguhakinze a lot of times ashobora gushyiraho ibintu ashaka ariko yanabibonye kuri Instagram ye nagerageje guhamagara Irene nka manager we ngo mubaze ntiyitaba urumva bashobora kuba bari ntekereza ko wowe muri Canada urabizi amasaha abanza sinzi isaha mufite ariko dututire faso byari kuri Instagram ye kandi mbonye bahise babisiba so bishoboka ko ashobora kuba hise atekereza wenda nawe akabikuraho na abibaye atariye ubwo nabwo nyine araza kuduha indi statement ku buryo twagira ikindi tuvuga ariko pour moment ngewe ndabifata nka source yizewe. Bafata nka source yizewe. Okay, aba n'abantu bahora muri bahora mwitanga winda kumva. Emi, ndatekereza nyuma y'ibyo winda kumva. Here we go. Twagiye umva we Sankara. Ugende nashaka kuvuga. Hari abantu banyumvishe na. Iniguri. Hari ibintu uri kumva? Hari ibintu mu kiganiro narivugiye ngo Dorcas ntuzashaka kwirinda. Yego. Uri kumva? Kuba narabwiye muri umunanye ngo ntazashaka kwirinda nta kibazo mfite. Nta kibazo mfite. Buri muntu wese yagiye mu buzima atamenyereye ntago abura challenge muko. I know. Ariko nize neza na kibazo. I'm good, please. I'm good. Okay. Vestina kubona atari mu rugo byarangoye bwo sinjya njya mu gitondo ariko yarambyutsaga nashije ibiryo ngwino urye nkagira courage namaze nk'ibyumweru bibiri kurya byaranze byarananiye mana yaye navuga ngo ndamuhamagara nijoro urumva n'umuntu wubatse no kumwubaha ndarana nawe none nanga no kwirarana Vestina ari umuntu dusengana bavuze ibintu bavuga ngo aratwite ngererererere nago nwite bumvaga biteguye kuvuga ngo subirayo nta mahwa tukuze nje ibi bintu byarananyigishije mana uri mwiza imana ikuni imana nyikunda yaretse mbyibuha amatama mbyibuha amaboko mbyibuha iki indira yireka ntiyabyibuha kuko yari bizi ko muzambuka tubitangire hazira. Reka tubasuze kandi tubifurize umunsi mwiza aha ni kuri MIE Empire tubabwira amakuru ajyanye. Reka tubabwire ko internet nziza cyane ari Mango 4G. Uyu munsi turi kumwe n'abakobwa bacu Vestin and Dorcas. Oya hari igihe umamagara ngo ariko Doroka agataza ngo sugara nabikama ariko Doroka ngo genda ko none ukabeshire Vestin. Wani kiri kintu nashaka kuvuga. Hari abantu banyumvishe na. Iniguri. Hari ibintu uri kumva? Hari ibintu mu kiganiro narivugiye ngo Dorcas ntuzashaka kwirinda. Yego. Uri kumva? Kuba narabwiye muri umunanye ngo ntazashaka kwirinda nta kibazo mfite. Nta kibazo mfite. Buri muntu wese yagiye mu buzima atamenyereye ntago abura challenge muko. I know. Ariko nize neza na kibazo. I'm good, please. I'm good. Okay. Twakamikazi Dorcas niga mu wa kabiri. Niga ku kigo bita ngo iki? GS Muzawani. Muravukana se? Turavukana. Ndi mukuru. Ni njyewe. Imyaka ingahe? 15. Wowe? 13. Bari nzo kabari gikarase. Uyasa nande, wowe ugasa nande? Asa na papa kuba ndi gikara bakaba ari inzobe. Uzayibaza Imana nyaga njyewe. Ati uzayibaza Imana. Tumugika cya 200. Waba hari ibintu zerekeje Ndamureke tubanze dusenge. Inyabwira tuvivenure kabisa. Shadusenge ko kugenda mu kirere iri joro ntiwamenya ibiri kugenda genda. Nziza muri komite turishimye ko Imana turinze